cya kabiri arambaza ngo urashaka kuba umwana urashaka kuba umukwe. Sinarinzi ibyari byo. Njye ntago nabikundaga. Nkajya mbwira papa nyanjye ibi bintu biranjena. Tubahaye ikaze inshuti bakunzi bacu aho muri hatandukanye. Yesu ashimwe, Yesu abaho umugisha. Tuje kubabwira inkuru ijyanye n'ibaza iminsi bivugwa aho Isimbi Deborah umukobwa wa Rutayisire yahishuye ko ubwamamare bwa Se Reverend Rutayisire Antoine bwamuciye mu tubyiniro. Ni bimwe rero mu byo yagarutseho ubwo yari mu batumirwa b'ikiganiro gihuriramo bubatse ingo zimaze igihe gito n'amaze igihe kirekire bubatse, gitegurwa n'umushumba mukuru wa Noble Family Church Apostle Mignone Kabera mu rwego rwo gufasha ingo gukomera no kwiyubaka. Reka rero tubabwire ngo mukande subscribe, like, share na comment kugira ngo dukomeze twane twagezaho ibivugwa hirya no hino mu buryo bwa gospel cyangwa se mu buryo bw'ijambo ry'Imana, bikomeza kutwubaka ndetse no kutwungura muri rusange mu buryo bw'iyobokamana. Reka rero niwe warabikoze ukoze subscribe ndetse nawe wamaze kubikora mbere, Imana iguhe umugisha, nawe ugiye kubikora bigende bityo uhirwe mu byo urimo. Reka tuze n'inkuru mu buryo burambuye ku batarayikurikiye kuri YouTube channel yatambutse ikiganiro cyose uko cyagenze. Miss rero Isimbi wari kumwe n'umugabo we mu kiganiro yavuze ko yatinze kwakira agakiza nubwo yari yaravutse mu muryango ukijijwe. Ibyo byatumye rero abaho abangamiwe nuko se umubyara hari umushumba w'itorero kandi uzwi na benshi mu itangazamakuru no ku mbuga nkoranyambaga, aho yagize ati abana b'abapasiteri dutuye ku Kabarore ku Karubanda, nk'abantu mwe twaragowe, ntabwo abantu biyumvisha ko turi abana nk'abandi, batekereza ko tuvukana amababa, turi abamarayika, turi abamarayika bafite amababa aguruka rwose, tutameze nk'abandi bana. Kubaho rero gutyo njyewe ntabwo nabikundaga, byaranjenaga. Nuko rero yivugiye mu magambo ye uyu mukobwa wabaye nyampinga w'iyahoze ari kaminuza nkuru y'u Rwanda, ubu ni UR Huye campus, yakomeje agaragaza ko yageze nahabwira se ko abangamirwa n'umurimo akora uzwi kandi usaba kwitwararika cyane. Rero niko Isimbi yabigaragaje ko ariko situation yari imeze cyangwa se niko byamugendekeraga. Hanyuma rero uyu mukobwa yagize ati nkajya mbwira papa nti ibi bintu birambangamira, ahantu hose nikandagiriye haba hari umuntu undi ku mutwe ambwira ngo ariko wowe nturi wa kanaka. Nkavuga ntese Imana ijya kumuhamagara yaraduhamagaranye ko navutse yarahamagawe kera. Akomeza rero asobanura ko uburyo bafatwa muri societe bituma babaho mu buzima wabihiye kubera ko abantu batatuma babaho ubuzima bwabo. Ati ubuzima bwanjye bwose bwarahagaze. Ubundi umwana wa pasiteri nta kosa agomba gukora, nta sitara, ntiyitsamura, ntavuga mbega ni marayika ufite amababa, ntagomba gutinda gushaka kandi ngo ntanagomba gushaka kare. Hari igihe ntarengwa ya buri kintu kuko n'umwana nyine wa pasiteri. Yatinze rero baravuga ngo iwabo ko basenga yatinze ate cyangwa atinze kubera iki. Iyo yihuse nabwo baravuga bati uriya ajyanywe n'iki, ruraje rumunanire. Ntabwo twashimisha rubanda kandi bahorana indeba kure badushyiraho batujomera nyine batugenzura. Uyu rero ni Isimbi arimo avuga ubuzima bwe bwo kuba umwana w'umushumba mu gihe yari akiri ingaragu atarashaka cyangwa se ngo yubake, uretse ko n'ubu ngubu nyine bitamukuraho ko n'ubundi akiri umwana w'umushumba kandi abantu bakimubonamo cyane. Gusa kenshi yagarutse ku gihe yari akiri ingaragu atarakizwa kuko nibwo yashaka kubaho ubuzima yishakiye, ariko akabona biramubangamira kubera ko aho ageze hose baramubonamo umwana wa pasiteri, umwana w'igikomerezwa cyangwa se umukozi w'Imana uzwi wamamaye. Buri rimwe rimwe bakamukeka ko atakabaye ari ahantu nk'aho ngaho cyangwa akora ibyo asanze benda bari gukora abandi kubera ko nyine akomoka muri uwo muryango. Isimbi rero ashimangira ko yahisemo kuba we muri ibyo bihe byose hamwe n'izo ndeba kure society yose yabaga yabashyizeho, kandi agahitamo kuba we
Kristo kuko yari atarakizwa, nubwo hari indangagaciro nyinshi yabaga yaratojwe n'ababyeyi, bivuze ko atari yakakire Kristo nk'umwami n'umukiza, nubwo nyine yakorewe mu rwego rw'abakristo, akora iby'abakristo, asoma amandiko cyangwa se asoma inyigisho zitandukanye abarizo muri Bibiliya ndetse n'izindi zijyanye n'idini y'Abangilikani babagamo. Ibyo byose rero yarabikoraga nk'umukristo wavukiye mu rugo rw'abakristo, cyangwa se nk'umwana wavukiye mu rugo rw'abakristo, by'umwihariko kwa Pasiteri Antoine Rutayisire, ushira amanga rwose kuvuga Kristo ahari hose, no mu butware n'ubushobozi bwose yari afite, cyane ko nyine ari umuntu wibashye mu gihugu, wubashywe cyane ko yanize kaminuza mu bihe bya kera, ari mu ba mbere baminuzaje cyane, akiga no hanze. Bityo rero akajya n'uruhare rukomeye mu bumwe n'ubwiyunge bw'Abanyarwanda nyuma y'ibihe bya Jenoside yakorewe Abatutsi 1994. Ibi byose rero byamushyize ku rwego azwi cyane n'abantu benshi, bituma rero abamukomokaho nabo aho baciye hose bababonera mu ishusho ya se nziza, rero bakaba bumva wenda hari ibyo bagomba kutabonamo. Ari niyo mpamvu Isimbi yabangamirwaga nabyo, kuko we yishahagishiraga kwiryohereza, kwiberaho nk'abandi basanzwe ariko bitandukanye, kuko se nyine yari pasiteri azwi cyane. Abantu bose bakaba batekereza ko nawe akwiye kuba yitwara nka se cyangwa agenda nka se, nk'uko n'ababyeyi cyangwa se ubukristo bubisaba. Hanyuma rero avuga ko yakundaga kujya mu tubyiniro, ati nahisemo kuba njyewe. Umunsi umwe ndasohoka kandi nakundaga kubyina cyane. Uwo munsi turi abana b'abapasiteri bazwi benshi, mbona umukobwa wari umusekirite. Nkihagera aravuga ngo ariko uyu munsi habaye igiterane cy'abapasiteri. Akomeza avuga ko byamubabaje, akamubaza ikimutera. Hanyuma rero kubivuga ngo ndamubaza niba mubeshyeye, cyakora Isimbi amusubiza ko bidakwiye kujya birirwa bacira imanza abana b'abapasiteri, kandi bagira ibibazo bakiruka bagana abapasiteri ngo babasengere. Ahangaha rero nyine Isimbi agaragaza ko byamubabaje, ndetse akamubaza ikimuteye kuvuga ayo magambo. Abaza nyine umukobwa w'umusekirite wari usereje mubugiyeho neza ngo ese ho habereye igiterane cy'abapasiteri. Yakomeje rero Isimbi agaragaza ko yakomeje kujya kubyina, ariko aza gufata umwanzuro wo kubihagarika nubwo yabikundaga. Ati ntibyambujije kubyina, ariko aho ntahiye nitekerejeho ndavuga nti ntabwo nzagaruka. Ibi bintu byo guterura izina ry'abandi nkarisiga ibindi bintu, ati sinzabisubira. Uko niko rero Isimbi yafashe icyemezo cyo kuva mu kabyiniro, cyo kuva mu tubyiniro, ndetse n'indi mico yari afite y'ubwisanzure bujyanye no kudakizwa, kandi akomoka mu rugo rw'abashumba cyangwa se rw'umushumba w'icyatwa, cyangwa se wamamaye cyane mu itangazamakuru no muri rubanda muri rusange. Hanyuma rero ibi bintu byo gutegura, ati ibintu byo gutegura izina ry'abandi nkaryanduza nkarisiga ibintu sinzabisubira. Ati rero yahise avuga ati uyu ni wo muziki wa nyuma mbyinnye. Yahise avuga ati uyu ni wo muziki wa nyuma mbyinnye. Ati rero nuko nacitse ku kubyina kandi mbikunda hejuru y'izina ry'undi muntu. Ntabwo nshaka kwanduza izina rya data. Isimbi Deborah Rutayisire yatangaje ko yaje gufata umwanzuro wo gukizwa ubwo yiteguraga gushyingiranwa n'umukunzi we Safari Brian, bari basanzwe bigana muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye. Mu bukwe bwabaye tariki ya 31 z'ukwa gatatu 2013, Isimbi Deborah n'umugabo we rero Safari Brian baganirije abantu nk'abakiri bato bamaze imyaka irenga 5 bubatse. Hanyuma mu kiganiro n'ubundi ari Isimbi Deborah Rutayisire ndetse n'umukwe Brian Safari, bose bagiye bafata ijambo bavuga ku bintu bitandukanye. Ahangaha Isimbi yagarutse ko yarezwe neza, arerwa mu buryo bwa gikristo, arerwa mu rugo rwubaha Imana, babatoza kubaha Imana mu buryo butandukanye, bagendera mu mico myiza y'abubaha Imana, kandi koko barakunda barayitora.
bakayitoza n'abandi, ndetse ababyeyi babera urugero rwiza mu buryo bwose, aho agaruka ko papa we amubonaga nk'Imana data mu gitsure cyinshi, ndetse no mu mahame no mu mategeko n'amabwiriza nka nyir'urugo, nk'umutware, ariko kandi akanamubona nk'umubyeyi umukunda, umuba hafi, umwitaho. Nanone agaragaza ko nyina yamubonaga nawe mu gitsure cy'umubyeyi n'ijisho ry'igikabwe rwose, amurebana igitsure, umwana akibwiriza icyo gukora, ariko kandi akamubona none nka Mwuka Wera cyangwa Roho Mutagatifu, aho agucyaha atakukwabaguye, kandi ugahita umenya icyo gukora. Hanyuma rero n'umugabo umutware wa Isimbi nawe yagarutse ku byababayeho, ko bateranye inda bakiri bato cyane ku myaka 22, hanyuma bikaba ikibazo gikomeye cyane ko bose bari bakiga. Biba ngombwa yuko ababyeyi babo byitwaramo neza, cyane cyane Pastor Antoine Rutayisire, aho yafashije Brian kumenya inshingano ze nk'umuntu ushaka kubana n'umukobwa we mu bihe bitoroshye nyine, uko umva ko bagomba kubana biga kandi banafite urugo, banafite umwana. Byose rero bagaragaza ko babyitwayemo gitwari, bakafatanya, bagafashanya. Brian ntabe umugabo wicara ngo ashyire akaguru ku kandi, ahubwo bagashyira hamwe bagasangira inshingano, kugeza naho Brian ngo yajyaga aterura umwana akamwoza, akamufata rwose, akamuba hafi akiri mutoya cyane, kandi agaragaza ko n'ubu ngubu bakibikora ku bana bafitanye bombi bafitanye. Bityo rero akaba ari urugero rwiza batanze rwo kurera bafatanije n'indi miryango ikwiye kureberaho. Hanyuma rero iyi nkuru yabo irangira n'ubundi bagaragaza ko bagikomeje urukundo, bagikomeje gushyira hamwe kandi bashishikariza n'abandi gufashanya. Ibi rero babiganiraga bicaye imbere y'ababyeyi babo, ubwo ndavuga Antoine Rutayisire ndetse n'umugore we, nabo bari bahari muri kino kiganiro, ndetse bari imbere nabo bahabwa umwanya mutoya, ariko wabonaga Rutayisire asa n'uwatangaye, yumiwe ko avugwa cyangwa se bavuga uko yabyitwayeho cyangwa se uko yabareze. Ni ikintu nyine kiba kinejeje kubona umwana wawe kuvuga amashimwe cyangwa se kuvuga ibigwi cyangwa kuvuga ibyiza yakwigiyeho, kandi ko kukabona nibyo abayemo nta kiza nkabyo. Kandi Rutayisire agaragaza ko umukwe we nubwo nyine ari umukwe, batabanye nk'umukwe na sebukwe, ahubwo babanye nk'umwana n'umubyeyi, kugeza n'ubwo abantu bashaka kubiteranya ko Brian ari umwana wa Rutayisire igihe wenda udasanzwe uzi ko ari umukwe we, kubera uburyo icyo babibaniye neza, buzuzanya cyangwa se baganira bisanzuranaho, kandi koko nibyo bikwiriye abantu ba Kristo, abantu kandi bagamije gushyira hamwe, bagamije kubaka umuryango muzima. Reka rero tubashimire ko mwabanye natwe. Iyi yari inkuru tutarenze ingohe tutayibagejejeho, abatarayikurikiranye neza murayumvise, ariko aho urumva tuyivuze mu ncamake. Ikiganiro kimara hafi isaha n'igice, ntabwo isaha n'igice, ni iminota nka 40. Ubwo rero mushaka kujyaho mukakireba, mukareba nyine uko byifashe, ido n'ido cyangwa amakuru ku buryo burambuye. Reka tubashimire ko mubana natwe. Imana ibahe umugisha. Ngende muri bukenewe, turabashimiye, tubasezeyeho, kandi subscribe, like, share na comment. Tuzasubira n'ubutaha. Yesu abahe umugisha. Imana ibarinde.